twatangiye gukundana arambwira ngo dufite kuzabana mu kwa gatatu rero tugomba kujya dukora ibiganiro tugashaka amafaranga. ndamubwira nimba ari uko bimeze turakundana urankunda nanjye ndagukunda reka tugende tujye gukora umurenge ibyo bintu uri kuvuga bitazanyicira izina dukore ndi umugore wabyemewe n'amategeko. ambwira ko iwabo batabyishimira batabikora atakemera kubikora nta mafaranga afite. Batakishimira iki? Ko mukora umurenge gusa? nyine atakemera iwabo batakemera nyine guys mutapinga Nese Joye umuhungu yari azi imyaka yawe ya nyayo? yari ayizi. Ubwo si watubwiye ko mwakundanye umwaka wose, ubwo ni ukuvuga ngo that means ko mwari mukundanye uwo mwakundanye ufite 18. yego kandi yari abizi. Joye uriya muhungu muri kumaranye umwaka? yego okay. ari nawe wabinyibwire yuko bemeye yuko umukobwa ashobora gukora umurenge afite imyaka 18. icyo gihe ndamubwira ni nyine tugende dukore umurenge naribi ubukwe buzaba nyuma twarabonye amafaranga. icyo gihe arabyanga arambwira ko iwabo batabikunda. ndavuga ati okay naribi ubwo naribi reka ibyo biganiro nabi tujye tubikora. ubwo twatangiye gukora ariko aragenda ngaguza amafaranga muri banki sinzi aho yayagujije aragenda ajya kugura kamera. ndavuga nubwo aguze kamera reka nanjye nshaka amafaranga njye ngura ibindi bikoresho. we yafashe amafaranga agura kamera mwari kuzajya mukoresha? yego okay. ibyo majije kugura mikorofone na teripe ndamubwiye ati rero ubwo nyine kubera ko turi abantu nyine twenda gukora ubukwe kandi tugomba kujya dufashanya ubwo njyewe ninzajya kubera ko nyine ahoraga bimbwira buri munsi ko afite umwenda. ubwo ngubwo uko amafaranga nzajya mbona nzajya naribi ngufasha kwishyura uwo mwenda. nayabona nkamufasha nyine nkayamuha. tubwire turangirize story yose kugeza aho mutageje aho mubasha kumvikana. we tubwire story yose uyirangize kugeza aho byatangiriye aho nyine ikibazo like cyahereye naho mwageze aho mutumvikana kugeza aho urabizi neza ko n'ibikoresho ari yabikwimye. yego we wanna hear kubera yuko urabizi ko wajya guza hano abantu banjye ni njyewe wabaga uri kukuganiriza tubasaba ibyo twabasabaga byose urabizi. aba bantu bose bari baremeye no kugutwerera sinzi ahubwo niba atari n'abagutwerereye. nawe wigeze anwerera. okay komeza usoze. nabona amafaranga hari nk'umuntu wamfashije akaba aransabye akaba arambwiye ngo ngurire amuguriza nkayamuhereza udufaranga twanjye ngategereza ko nzishyurwa nkaheba. ubu turi kwihuta muri kubwira ngo ngere aho ikibazo cyatangiye. ibi bibazo ukaba ariho mpita ngera kuko amafaranga yo namuhaye menshi ari ayo nagiye nyuza kuri telefone ari ayo nanyujije mu ntoki ari ayo sinzi uko nabivuga uko nari nifite namuhaye nemeye kuburara kubera we twako namukundaga nawe. ukuntu rero ibi bibazo by'umurenge byatangiye bagiye gusaba umurenge nyine ko batwemerera gushyingirwa turajyana ariko we asigara nyine inyuma ku kabari hariya ku murenge wa Gatenga urabizi ko hirya nyine utaragera ku murenge hamwe uba waturutse abari hasigara ngenda njya gusaba umurenge. umurenge barawunyima bambwira yuko ngiye ntabyemerewe ikizatuma bawuma ari umunsi tuzaba twandikiye meya nyine tugatanga yumvikana.
ubwo icyo gihe nahise numva ko nta mpamvu yumvikana mfite, ndagenda ndamubwira aho yari ari, ndamubwira ati umurenge tuwihorere, umurenge tuwihorere nta mpamvu mfite nyine yumvikana. Ahita ambwira ngo tugende ngo tujye gusaba invitasiyo umurenge bazawuduha. Gatoke ubwo bazawuduha ubwo reka nyine tujye kuzikoresha, nubwo invitasiyo ariko tuzihoreye n'umurenge wabuze. Ibyo byose narabimubwiye, nimba abyibuka neza cyangwa akaba ari kuri iyi live yandike muri komenti abyemere nyine ko nabimubwiye. Narabimubwiye, nagiye mbimubwira byose, nagiye mbimubwira. Uwo munsi nagiye gusaba nuza nyine ko bawutwemerera, bawutwemerera nibwo yahise ambwira ati tujye gufata nyine tujye gushaka invitasiyo. Tugezeyo bambaza izina rya papa nyine ngo barishe kuri invitasiyo, warangije aravuga ngo amazina y'ababyeyi bayihorere. Bitewe n'uko ibintu bya invitasiyo nka kuriya yaje akavuga mu kiganiro ngo Joyeuse niyize, sinize, ntabyo nzi, ntabyo nari nzi, nari nzi iyo biva n'iyo bigana. N'ubwa mbere nari numvise ibintu bya invitasiyo, si ubwa mbere ariko numva ko invitasiyo nyine ari ugutumira. Noneho ubwo ngubwo twaraje nyuma nkajya mubwira ati twasohoye invitasiyo tutarabona umurenge, reka twandike nyine ibaruwa nyine isaba gushyingirwa. Kugira ngo twandike byaragoranye, ariko nagiye mwinginga abantu muri kumburestinga tenki Imana ibahumukije. Turayandika, hashize iminsi 5 njya ku karere, kuko njye wayohereje kuri email yanjye, njya ku karere njya gushaka ibisubizo. Ibisubizo bambwiye ko nta mpamvu mfite yumvikana, ariko muri icyo gihe akaba yatangiye kujya nyiyenzaho, anyaka amafaranga nafite, ambwira ngo nsigaye nihenura, ngo nabonye ngo amafaranga menshi, ngo nsigaye nihenura, ngo mfite amafaranga menshi, ngo mba numva naragezeyo. Nkibaza se ayo magambo aturuka he ko nta kintu nakoze? Bikambabaza cyane. Muri icyo gihe nicyo gihe yaneshereje umutwe cyane, numva ubwo hari nka ryari icyo gihe? hari nka ryari? Ubwo naba mbyibuka iva. Ngende kukubwira ntabwo kugira ngo ni ku cyumweru cyangwa ni ryari, bitewe n'ibintu ndi kunyuramo muri iyi mbyibuka, ariko birashoboka yuko yaba ari nko mu kwa 12. Ambwira ukuntu ngo bamaye 700 ntabyo bamaye. Nk'ubu ngubu ugeze kuri nuza kuri momo yanjye nta 700 byigeze bigeraho. Ambwira ukuntu nyine bagiye bayama, ambwira ukuntu bayamaye ngo kuri Noheli, kandi mu by'ukuri ndeba 700. Ibyo bintu nyine bikajya bintera stress. Urumva umuntu ari kukubwira ngo bagwaye amafaranga, ngo wakwiriye kwihenura, akakuzana izindi stress, ukuntu nyine aba yanze no kukuvugisha no kukubwira ngo hayi, akaba ari wowe ibintu byose nyine ubijyamo. Ibyo bintu birababaza. Ubwo ngubwo ndagenda nyine karere, nagiye ku karere hano nyine mu mujyi, abantu barahazi, mu karere ka Nyarugenge baramakanira. Naza ndamubwira ni rero, kuko yari kubana bitemewe n'amategeko, narabyanze, narategereje umurenge. Murebe ukuntu Imana ikora mwa bantu. Ibi bintu ntabwo mbabajwe nuko byambayeho, birambabaje pe, ariko n'Imana ibiri mu byacu. Ubwo ngubwo ndaza ndamubwira ni umurenge bawanze burundu, ntaribi ndemera kubana nawe bitemewe n'amategeko, ariko tukabanza tukabwira abanyarwanda ko tugiye kubana, tukababwira yuko byanze. Ivaze ikintu cyanunguye. Yarabyanze, arambwira ngo reka dutegereze ngo babanze batwerere.
Eh. Yewe ikintu nakoze abantu bashakaga kuntwerera bakanyandikira narabibabwiraga mvuga ko nta mafaranga y'abantu njyewe nzigera njya mu atazankurikira ubwo icyo gihe naramwihoreye nyine mwereka ko turi kumwe abantu banyandikira bagiye kuntwerera nyine nkahita mbibabwira yabona ndi kubibabwira siterese yiwe ikazamuka akantera siterese ibintu byinshi gutya na gutya amafaranga ari hehe nyine anura ibibazo nyine bidashira ajya kujya muri geto ibyo bintu nyine yabanjije kunguza amafaranga yo kugura intebe n'ibiki byose ariko asanga amafaranga nayo mfite yo kujya kugura intebe n'ibitanda na matora n'ibyo nakoze njyewe uruhande rwanjye nafashe ibyo rero uruhande rw'ibikoresho bijyanye na kamera na teripiye wumvisha uko nagiye mbigura iwe yaguze kamera nanjye navuganire ngende ngura ibikoresho nyine mfitiye ubushobozi teripiye mikorofone n'ibindi kuko mwari mugiye gukorana ibiganiro mwese kandi bizaba bica ku macanel atandukanye yego kandi ikindi tunakundana tunateganya ku bana urumva umuntu muteganya ku bana ntacyo utamukorera urumva icyo gihe ibi nyine byose arabyanga burundu atangira kujya anyiyenzaho aribwo nagiye gukora ikiganiro nyine nagiyeyo nzi ko tugiye gukora bisanzwe akananuma n'ibiryo hari n'igihe yanumye ibiryo asanga nyine ibintu nyine utubogisi nyine njya mushyiramo twarashize byarabimpora wenda ibyo ntabwo ndi bubivugeho byinshi icyo kiriya gihe namusigiye amasambusa n'amacapati n'amata we nawe yabyivugiye mu kiganiro kuntuka ibyo nzaza mbivugeho mbirangize ntabwo ngiye naza kumusebya nk'uko we yaje kunyandagaza ubwo icyo gihe njya gukoraho ikiganiro nagiyeyo saa sita nzi ko tugiye gukora ngerayo saa sita zuzuye ndababwira ati dukore barabyanga inde nande dukore bande babwira ngo kuvugaho ibi byose byatangiriye dukore barabyanga saa saba ziragera saa munani ziragera banze ko dukora hafi saa munani n'igice ubwo urumva uko nagiye meze nishimye ntago kuba nandi kubwira abantu ngo dukore bakabyanga ntago ariko nari kugomeza ameze nishimye ndi kubabwira ngo dukore babyanze umuhungu atangira kumbaza ngo mfite ikihe kibazo mbwira nta kibazo mfite dukore njyewe nahakure kandi mba ngomba gutaha kare barabyanga neza umuhungu atangira kumbwira amagambo mabi ngarabona ngo meze ngo nkuvuye gusambana yarambwiye ngo arabona ameze nk'umuntu waraye nsambanye bantera sida ese umuntu wasambanye bakamutera sida ko numva ko ngo idahita igaragara ubwo yagira impungenge ze arongera arambwira ngo arabona ngo meze nk'umuntu bateye inda